ni yishinzwe aka kazi cyangwa wa mugore rero nimba ari butangiye ndaje mwereke ngiye nitwa Korodini cyanzanye muri uru rugo uva yamazi ngiye nanayituma ni nyiramubi ntabwo ari nyiramwiza ngwino hano wute gushiramo aho nduza ukuntu ko nukuri se ntabwo ari njye ariko abagore muraruga ntabwo se nayazanye ari mazima ma beretse kurira mwereke nta rindi ritari birashya ngo ni Korodini ma uretse Korodini agiye kumbona mana wana Korodini ntabwo yageraho hatuma bagushyira urusenda mu maso rekera kurira nze mwereke ndaje mubambe ku buryo na satana ndamwiba umva rero nkubwire kinyana banza umaze gushishwa umaze guhaga imireti ya hano n'imigati ariko buretse Korodini urampite nanjye ndagufite maze kwandika amakosa yawe ya kane iyi karamu nubone yanditse yongeye kwandika ikosa ryawe rya gatanu nushaka uzandika inshuro igihumbi ndakumenyesha ko uzabage ngushingure nkumanike ku giti ikindi kandi ugomba kumenya utaruzi ugomba kumfata nka mukaso kuko ngenda umugore wa so wa kabiri ukagira ngo ni cyaje umva nkubwire ingoma zahinduye imirisho nyine bimenye ndagufite hamagara mama muto bigirije ma bigirije yaba bigirije Chabane mabere ya nyoko. ariko mana kuki koko wampemukiye nabanye nawe kuva kera tangira kugusenga ndi umukobwa ngenda nirinda ibintu bibi byose n'ikintu cyose cyakubangamira nk'Imana nabaye muri nyobozi ya korari nabaye mu masengesho y'abagore nkiri umukobwa nayoboye urubyiruko nahoraga mu rusengero ngusenga ku manywa na nijoro nari narakwihebeye nanga ikintu cyose cyakubabaza ari kureba ibintu umwituye wari waranyemereye kuzampa urugo rw'umugisha umbwira ko uzampa umugabo w'umugisha none ndebera ubundi koko uri Imana nyabaki uri Imana nyabaki uri mubi uri umugome ntabwo uri Imana ni gute wemera ko aka kaga n'aka gahinda byose bingeraho koko sinigeze nihugiraho n'umunsi wari nataye ibyanjye kugira ngo ngusenge ku manywa na nijoro nta bindi bintu nigeze mpugiramo ariko ndebera akaga no mu ruho nikoreye kandi urimo urandeba urugo rwanjye rurasenyutse rurahirimye uri mubi ntabwo uri Imana ubu se koko niba unyituye niko nyiramwe hari ikibazo ufite ra wikwirirwa ugira icyo umbwira
ko ikibazo cyawe nkizi kurushaho kiguteye. Mbese ntabwo uzi ko Imana ari impemu? Yaranampemukiye cyane mu buryo butoroshye, ariko sinkumenye nawe. Umva icyo gukora rero. Uribuka ka kazi ujya unyuraho iyo uvuye gusenga, kumva umutima uragusimbutse. Rero kamaze imyaka 666 gatuyemo na Nyabingi. Iyo Nyabingi irakomeye kandi ikora ibitangaza. Wagezeyo ku mugabo wawe wamusubirana uwo munsi. Yego, ndajyayo. Undi Nyabingi maze iyo myaka ntishobora kungarurira umugabo wanjye iriya mbwakazi yatwaye gusa. Ndajyayo. Ariko se ndajyayo ubu se koko njyeyo? Ndajyayo, reka njye kureba igitenge nkeneye. Ndajyayo, ndagenda umugabo wanjye musubirane. Ndajyayo. Nyabingi imaze imyaka 600, wasanga irusha Imana imbaraga. Have naho ngende njye kugerageza. Ndajyayo maze rirashyano rinde kurira umugabo, nongere negukana umugabo wanjye. Mama ntabwo birashya. Mama. Ubu se ko mama agiye yibagiye ko nsiganye na Claudine koko. Ubu se mama agiye koko. Ubu se Claudine njyewe nari bunyice ukuntu ubusize yamufatiye icyuma agiye kumwica mana we. Ninjye utayiwe n'ukuri kw'Imana n'ukuntu ngiye mutesha n'umutwe duhorana. Ubu se mana yanjye. Ubu se mama agiye he koko? Ubundi mama niyabaye mu bigo by'abihaye Imana cyangwa by'abapadiri. Dore ko nta n'umunsi n'umwe yari yamara aha ngaha umunsi wose. Dore ko niyahiriwe abavuga ngo turi kumuteza satani. Ubu si ibi ni iki koko? Mwana we, ibyo urugo nabyo bimaze kunyabera. Ariko se ubundi papa wari ariko ndetse sinanamurenganya. Wasanga arabonye ibyo urugo atarushobora akigendera. Ahubwo reka ndeke no kujya kure no kujya ndenganya Claudine kuko maze gusanga yaratumye papa agarura ubwenge. Ariko mama nawe nta mubyeyi umurimo. Kinyana, komera ukanyuka ari gutegura ibyo guteka hariya niho yatekeye. None uragira ngo ubundi wagiye uvuga neza uzi ko nkanze. Ariko akanakumira. Akuzi ko wagira ngo uburozi nyoko aririye ku gasozi nawe yarakuzaniye haraguha. Ngiye mbona ibyo bitanoroshye. Ariko ubundi ko numva uri kunshingaho bite? Ngo ndabona uje kunshingaho nanjye suje kunera ubwoba nkunera icyuma. Mba ngubwire dada, njyewe ntabwo ngutinya. Wifatiranye mama wanjye utazi no kwirukanka ufite amabona agera hariya. Urumva? Njye ntabwo babwawe mfite habe na buke. Urumva? Kuko ntabwo nkangwa n'imirindi y'imbebo. Se kinye wagiye tuza mukobwa wanjye. Njye nawe mukobwa we kuva ryari? Ese ubundi ko papa atakiri hano uramara iki hano? Rero Kinyana reka nkuganirize. Winoba
tuza mbanze nkubwire Kinyana. Naje nje hano nje kwita ku kazi. Nje kwita ku bana ndetse no kuri papa wanyu. Nyoko ajya kuma kano kazi yakama yabona yuko atabivamo. Ndagakora. Rero inama nakugira ni uko watuza tukabigendanamo neza. Nkakurera nk'inshingano nahawe muri uru rugo kuko nta kintu kimuteze kuzana. Njyewe nabonye inshingano zari papa. Urumva? Ahubwo ungiriye neza wabyuka ugenda uko kazunguza buriya bunyongo ubwanuza. Aha. Mana umva nangise semi nkabona abayintera. Muri abaje kunshinga hana anduka kwambaza iki. Rego umusubishye uragaze. Urabona ko ngewe mwana wa aka niko kazu ka Nyabingi kamaze imyaka 666. Reka nze ntambuke ndebe ukuntu kameze. Bayikize bari ngo utemo kabiri. Nyiramwiza aho hantu hagaze hari ikimenyetso cy'umusaraba shushanya irembo ry'ikuzimu. Yesu we urongera kuvuga iryo jambo turakurimburira umugabo ndetse n'umuryango wawe wose. Fata icyo cyuma kiri aho ngaho maze usubiremo aya magambo. Yesu we Nukuri kw'Imana naretse nukuri kw'Imana naretse nemeye n'umutima wanjye wose nemeye n'umutima wanjye wose kubwo guhemukirwa n'isumba byose ko ngiye gutanga umwana wanjye Kinyana mama araza byaje kanongera mbe ntamye waho ndebe kazo kusubira mukobwa nari bunyice ngewe ku uyu munsi yaje yigize nk'agashitani ariko mbwira neza nk'impongano
nk'impongano yo kugira ngo nsubirane umugabo wanjye Claudine yatwaye. yo kugira ngo nsubirane umugabo wanjye Claudine yatwaye. kanjyane ndebe. Mwana buryo mfite ubwoba.